Uyu munsi ku isi hari ibihugu 18 aho ubukene bukabije mu baturage babyo bukomeza kwiyongera. Mu ntego z'iterambere rirambye ibihugu by'isi byihaye mu mwaka wa 2006 zigomba kuba zagezweho mu 2030, iya mbere niyo kuba mu isi haranduwe ubukene bukabije mu mwaka wa 2030. Buri gihe iyo bapima ubukungu bw'ibihugu bareba ibyitwa Human Development Index HDI. Ibi ni ibipimo by'icyizere cy'ubuzima bw'abantu bo muri icyo gihugu, igipimo cy'uburezi abatuye muri icyo gihugu bariho, ndetse n'ingano y'amafaranga cyangwa se ubutunzi buri muturage yinjiza buri mwaka. Inshuro nyinshi twakunze gutekereza ko igihugu kiba gikize iyo gifite umutungo kamere mwinshi, peterole, amabuye y'agaciro n'undi mutungo ngengabukungu. Nibyo, ibi ni bimwe mu biranga igihugu gikize. Gusa ibiranga igihugu byonyine ni ikintu kimwe: abaturage. Ibindi byose mwabiganiraho nyuma, ariko ikirango cya mbere cy'igihugu ni abantu. Ibi bisobanuye icyo baba bashaka kuvuga iyo bavuga ko ubukungu bwa mbere bw'igihugu ari abantu bacyo. Ibi nanone bisobanuye ko igihugu gishobora kutagira umutungo kamere nka peteroli n'amabuye y'agaciro, ariko kikaba igihugu gikize ku isi. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu isi hari ibihugu biri mu bya mbere bikize ku isi, nyamara bitagira umutungo kamere wundi usibye abaturage. Ku gihugu bifata imyaka ingahe ngo kibe kivuye mu cyiciro cy'ibihugu bikennye kibe kibaye igihugu gikize? Buri gihe iyo bavuze ko ubutunzi bwa mbere bw'igihugu ari abaturage bacyo, dore icyo baba bavuze. Uramutse uvuye i Kigali ukagenda werekeza mu burasirazuba bw'isi, ukagera muri Kenya, ukagera ku nyanja y'Abahindi, ukayigendamo cyangwa se ukayigenda hejuru udakasa ahantu na hamwe, ahubwo ugakomeza inzira imwe werekeza mu burasirazuba, uramutse ugeze ku birometero 8,199 waba ugeze ahantu hitwa muri Singapore. Singapore ni igihugu cy'ikirwa cyo muri Aziya, ariko kikaba ibyo bita cité État. Cité État iba ari leta yigenga cyangwa se igihugu cyigenga, ariko kigizwe n'umujyi umwe ugizwe n'ibice bitandukanye, umujyi umwe. Singapore nayo ni igihugu cy'umujyi umwe ariwo Singapore, ariko kikaba igihugu gifite ubwigenge, gifite perezida, minisitiri w'intebe, ibendera n'abaturage. Impamvu turimo kuvuga kuri iki gihugu ni uko ari igihugu cyaciye uduhigo twose dushoboka mu birebana n'ubukungu n'iterambere ry'abaturage. Aho iki gihugu giherereye, mu myaka 200 ishize hari ishyamba. Ubu hashize imyaka 54 iki gihugu kibonye ubwigenge, ariko muri iyo myaka 54 cyavuye ku kuba igihugu gikennye gihinduka ikimeze nk'icyicaro cy'ishoramari ryo mu isi. Igihugu kiri hagati ya Malaysia na Indonesia gifite ubuso bw'ibirometero kari 719. Ni kimwe mu bihugu byizewe kuri iyi si muri byinshi abantu bakenera: mu koroshya ishoramari, mu mutekano, uburezi bufite ireme, kurengera ibidukikije ndetse n'ubukungu. Ibi babishoboye bate? Singapore nicyo gihugu cya mbere ku isi gituyemo abantu benshi batunze amamiliyoni, apana menshi, ahubwo bayatunze ari benshi. Nicyo gihugu cya kabiri mu isi mu kureshya abashoramari. Ibi bivuze ko ibigo byinshi by'ishoramari biturutse hirya no hino ku isi bihafite icyicaro. Ni igihugu cyakirana na yombi abakigana, ku buryo no kuri douane iyo abapolisi bamaze gutera kashe muri pasiporo yawe baguha za bombo. Bitekerezwa ko indege yose igwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege muri Singapore ivuye hanze y'iki gihugu ibizanye nibura business 100 nshya. Ni ukuvuga ko ishobora kubizanya ibinyacumi by'abashoramari bifuza gutangira business muri iki gihugu. Ibi bituma iki kibuga cy'indege kibi cya 7 mu isi yose mu bibuga by'indege byakira abantu benshi. No mu 2018 ubwo Donald Trump na Kim Jong Un bahuraga ku nshuro ya mbere, bahisemo guhurira muri Singapore. Rumwe mu mfunguzo z'ubukungu n'iterambere by'iki kirwa ni ahantu giherereye. Iki gihugu niyo marembo yinjira ku isoko rinini kuruta ayandi yose yo mu isi, Aziya. Miliyaride enye na miliyoni 463 nibo baturage batuye muri Aziya, hejuru ya 1/2 cyacu twese. Icyambu cya Singapore nicyo cya kabiri mu isi mu kunyuzwaho ibicuruzwa byinshi nyuma ya Shanghai mu Bushinwa.
ni igihugu bivugwa ko kiyobowe nk'ikigo gikomeye cy'ubucuruzi, aho abaturage bacyo ari abakozi barajwe ishinga no guteza imbere igihugu bakorera ku byitwa imihigo. Leta y'iki gihugu yanashyizeho ikigo gishinzwe guhugura abakozi ba leta, bagahugurwa ku buryo bakora akazi kabo mu nyungu z'abaturage. Abakorera leta bigishwa guteganya ibihe bizaza kugira ngo mu myaka izaza ntibazigere batungurwa n'ikintu na kimwe. Dr Christopher Kokokwe ni umwarimu wigisha muri college cyangwa se ishuri ryashyizweho na leta rihugura abantu bose bakorera leta. Inzego za leta zigira ubushishozi kurusha iz'abikorera, kubera ko twebwe dutekereza imishinga y'igihe kirekire. Dutekereza mu myaka 20, 30 cyangwa 40 igiye kuza. Twebwe tureba ibirenze birimo kuba uyu munsi. Kenshi dutekereza uko isi izaba imeze mu myaka nka 20 cyangwa 30 igiye kuza, hanyuma tukubaka imishinga ishobora kuzajyana n'uko isi izaba imeze icyo gihe. Muri za minisiteri zo muri iki gihugu banagiramo urwego rushinzwe imihigo. Muri minisiteri y'imari ho banafite urwego rushinzwe kwigisha abakozi ba leta uko umutungo wa leta ucungwa n'uburyo bwo kwirinda uburiganya no kunyereza umutungo w'igihugu. Ibi babikora bagamije kurinda icyizere cy'abashoramari b'abanyamahanga baza gukorera muri iki gihugu. Mu kwirinda ruswa, abakozi ba leta bo ku rwego rwo hejuru muri Singapore bari mu bahembwa amafaranga menshi ku isi yose. Uyu munsi minisitiri w'intebe w'iki gihugu ni Lew Hsien Loong. Umushahara ahembwa miliyaridi 1 na miliyoni 500 z'amanyarwanda buri mwaka. Iki ni kimwe mu bihugu aho kubona akazi mu kigo cya leta bigoye kubera ko bahitamo abakozi b'abahanga kurusha abandi. Kwek Min Look ni uyobora ikigo cya leta gishinzwe guhugura no kwigisha abakozi ba leta. Mu gutanga akazi bashobora guhitamo umwe mu bantu basanzwe bakora mu kigo cya leta cyangwa se umuntu uvuye mu kigo cyigenga. Nta mukozi wa leta n'umwe ujya yumva afite umutekano mu kazi, kuko igihe icyo ari cyo cyose haba haboneka umuntu umurusha akazi akakamutwara. Byongeye kandi mu bigo bya leta buri mwaka haba isuzuma ry'imihigo n'ibikorwa umuntu yakoze. Buri mukozi aba afite ifishi igaragaza uko yitwaye muri uwo mwaka, ariko ntabwo wabaza aho ayo makuru yavuye. Amakuru y'imyitwarire n'ubushobozi bw'umukozi aturuka hose. Tujya no muri kaminuza aho umukozi yize tukareba uko yatsindaga, tukanareba niba yarize ku mafaranga ya leta cyangwa niba yariyishyuriraga. Kwita cyane ku mikorere y'abakozi n'iby'imikorere yacu ishingiyeho. Twubatse imikorere ishingiye ku bubasha bw'umuntu n'ibimukwiye. Babyita meritocracy. Kugira ngo bemere ko ushoboye akazi, bajya no kubaza muri kaminuza wizemo, bakareba niba ibyo uvuga ko wize koko warabyize. Byose babikora kugira ngo hatagira imyitwarire mibi n'imwe igaragara igatuma hari abashoramari bigendera. Buri gihe muri iki gihugu hahora abayobozi bavuye mu bihugu bitandukanye byo mu isi baje mu ngendo shuri. Uyu ni umwarimu mu ishuri rihugura abakozi ba leta. Aha yabwiraga itsinda ry'Abarusiya ryari ryaje kwigira kuri Singapore, baje kubaza ibanga abanya-Singapore bakoresheje ngo babe igihugu gikize kandi batagira umutungo kamere. Nk'uko nabibabwiye, twebwe nta mutungo kamere tugira. Kubera iyo mpamvu rero twakoze ku buryo inganda ziza gukorera hano zizanira ibyo zikenera by'ibanze. Ikindi kandi twafashe umwanzuro wo kudasoresha ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga. Nibyo abantu binjiza mu gihugu ibintu bifite inyungu ku bukungu bw'igihugu basonerwa imisoro muri Singapore. Leta ya Singapore ibwira abaturage ko kimwe mu byishyize imbere ari ibyitwa innovation, guhanga ibishya cyangwa se kuvumbura. Babwira abaturage ko ubukungu bwabo bw'ejo hazaza bugomba gushingira ku bumenyi, la croissance basée sur l'économie du savoir. Izi politike zigamije gutuma abashoramari boroherwa n'ubucuruzi zatumye umubare w'abakire muri iki gihugu utumbagira. Umuntu umwe ku 10 mu batuye Singapore atunze amamiliyoni. Abantu batunze amafaranga menshi kandi bagura ibintu bihenze bagabanyirizwa imisoro. Ni paradizo ku bafite amafaranga, ariko abakozi bo hasi bo ntabwo ubuzima bwiza babubona. Bivugwa ko Singapore ari wo murwa mukuru wa kapitalisme mu isi. Ubwoko bw'ubukungu bworohereza abasanzwe batunze gukomeza gutunga, abasanzwe bakennye nabo bagakomeza gukena.
Iki gihugu ntabwo kigira umushahara fatizo. Umukoresha yumvikanira n'umukozi hatagendewe ku bumenyi cyangwa se amashuri umukozi yize cyangwa se hatanagendewe ku ngano y'akazi azakora. Imirimo itagihagarara hano ni ubwubatsi. Abanyamahanga benshi nibo bakora imirimo y'ubwubatsi, benshi bakora amanywa n'ijoro. Muri iki gihugu umuturage umwe kuri batatu ni umunyamahanga. Abaturage batangiye kwinubira ko abanyamahanga ari benshi mu gihugu cyabo ndetse ko banatangiye gutuma ibicuruzwa bihenda. Ikintu cyatumye leta isubiramo politike yayo igenga bimukira. Ntabwo ushobora kugira ikigo muri Singapore ngo mu bakozi bawe habure n'ijanisha runaka ry'abanyasingapore igihe wowe uri umunyamahanga. Utegetswe kubaha akazi. Uyu munsi ubushomeri muri iki gihugu buri kuri 2% gusa. Ni ukuvuga ko abenegihugu 2% aribo bonyine badafite akazi. Hari abakoresha b'abanyamahanga bavuga ko kenshi bibagora kubona abanyasingapore bo guha akazi kugira ngo ubucuruzi bwabo bwandikwe bunakomeze. Hari nk'ubwo nko muri resitora baba bashaka umutetsi w'umunyamwuga w'umuhanga bakabona uw'umunyafilipine ari ushoboye ako kazi, ariko kugira ngo bamuha akazi bigasaba ko babanza gushaka undi mukozi umwe w'umunyasingapore kugira ngo batica ijanisha ry'abakozi b'abenegihugu, bigatuma bahanwa. Bityo bagahitamo guhimba umwanya usanzwe utabaho bakawuha umunyasingapore kugira ngo babone uburenganzira bwo guha akazi umukozi bakeneye ariko utari umunyasingapore. Mu myaka 30 ishize muri Singapore mu mujyi abantu basunikaga ibicuruzwa byabo mu byitwa puspus, ni bimeze nk'ingorofani bya hano iwacu byifashishwa mu bwikorezi. Nta muntu n'umwe washoboraga gutekereza ko mu myaka 20 izakurikiraho iki gihugu ari cyo kizaba kirimo icyambu cya kabiri kinini ku isi, kikaba igihugu kirimo isoko ry'imari n'imigabane rya mbere muri Aziya. Umuntu umwe washoboraga gutekereza ibi ngibi navugaga n'ufatwa nk'umubyeyi w'ubwigenge n'ubukungu bw'iki gihugu, Lee Kuan Yew. Yapfuye mu 2015, ariko gukura igihugu cye mu bukene yari yarabigize nk'isengesho. Yakundaga kuvuga ati, ubuhangange bw'igihugu cyacu ntabwo bupimirwa ku ngano yacyo, ahubwo bupimirwa ku bushake, ubufatanye, umurava n'indangagaciro z'abaturage bacu, ndetse n'ubunyangamugayo n'ubuhanga bw'abayobozi bacyo, ari nabyo biduha umwanya w'icyubahiro mu mateka. Yakunze cyane kunenga ibihugu by'amahanga cyane cyane byo mu burengerazuba bw'isi byakunze kwivanga muri politiki ya Singapore. Ntabwo yahwemye kugaragaza ko Singapore n'abanyasingapore aribo bazi ibyo bakeneye kurusha uko abanyamerika cyangwa se abanyaburayi bamenye ibyo Singapore n'abanyasingapore bakeneye. Mu 1988 yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze arimo guha abanyamakuru ikiganiro araterura ati, twemerera abanyamakuru b'abanyamerika kuza muri Singapore kugira ngo babwire abanyamerika bene wabo uko tubayeho. Twemerera kandi ibinyamakuru byabo kugurishwa muri Singapore kugira ngo tumenye ibyo abanyamerika bene wabo basoma kuri twe. Ariko ntabwo dushobora na rimwe kubemerera kugira uruhare mu gihugu cyacu nk'urwo bagira mu gihugu cyabo. Ibitangazamakuru byinshi byo mu burengerazuba bw'isi ndetse na bamwe mu bayobozi mu burengerazuba bw'isi ntabwo bahwemye kwita Lee Kuan Yew wari minisitiri w'intebe w'iki gihugu umunyagitugu, kubera ko kenshi iyo yabwiraga abaturage be yashoboraga kuvuga ati, uwo ari we wese uyobora Singapore agomba kuba muri we yifitemo ububasha bw'uburwanyi, byamunanira akabireka akabivamo. Ubu ni ubuzima bwanyu n'ubwanjye, ubuzima bwanjye bwose nabumaze nubaka iki tumaze kugeraho. Kubera iyo mpamvu igihe cyose nzaba nkibishinzwe nta muntu uzigera bisenya. Yabaye minisitiri w'intebe wa Singapore kuva mu 1959 kugera mu 1990. Nibo bubatse politike nyinshi zatumye iki gihugu kitagira umutungo kamere uyu munsi kiba kimwe mu bihugu bikize biri kuri iyi si. Politike zirimo imihigo, kurwanya ruswa, kureshya abashoramari ndetse no guharanira agaciro k'igihugu cye mu mahanga niwe wabishyizeho. Singapore nicyo gihugu cya gatatu mu isi mu kubamo ruswa nke. Ni gute igihugu kigeraho kitabamo ruswa? Uwa mbere dukesha ibyo ni Lee Kuan Yew. Yaciye iteka ry'uko umuntu wese uzafatirwa muri ruswa umwanya yaba ariho wose agomba kubiryozwa. Ibi byatumye ubuyobozi bukorwamo isuku ku buryo kugeza n'ubu buyobozi nta ruswa iburangwa.
ni Yohan Lam Keong. Ni umuhanga mu by'ubukungu wanakoze mu bigo bitandukanye bya leta muri Singapore. Ingamba na politike zahimbwe na Lee Kuan Yew uyu munsi ziri mu nzego zose z'ubuzima muri Singapore. Tuvuge nko ku kibazo cy'ubucucike muri iki gihugu. Singapore nubwo ifite abaturage bake, iri mu bihugu by'isi bifite ubucucike bukomeye kandi burakomeza kwiyongera. Kubera iyi mpamvu, igihugu cyisanze nta mahitamo gifite usibye gushaka ibisubizo kandi bitabangamira imibereho y'abatuye umujyi. Uyu munsi Singapore ifatwa nka laboratoire cyangwa se ikigo cy'ubushakashatsi ku bisubizo isi izakenera hazaza. Iki ni kimwe mu bihugu bike ku isi umuntu ashobora kubaho ubuzima bwe bwose adasohotse mu nzu atuyemo kandi akabona ibyo akeneye byose mu buzima byakamujyanye hanze. Ibituma twirirwa twiruka imijyi ho ushobora kubibona udasohotse mu nzu. Abantu benshi muri uyu mujyi babyuka bakora siporo yo kwiruka ibirometero byinshi cyane, ariko bakabikorera mu kirere kuri metero nk'ijana hejuru y'ubutaka. Amazu maremare yo guturamo, ku bisenge byayo haba hariho imihanda abantu bakoreramo siporo. Niba ari nk'inzu ihurutuye ishobora kugira magana y'amametero y'ubugari, ubwo hejuru y'igisenge cy'iyo nzu haba hakoze umuhanda urimo na kaburimbo nawo ufite amagana y'amametero, usibye ko uba unazenguruka ku buryo nta wabura umwanya wo gukoreramo imyitozo ngororamubiri. Murakaza neza muri Pinnacle ahitwa Dexton muri Singapore. Ni imwe mu nzu zo guturamo nini kurusha izindi ku isi. Ni umuturirwa w'amagorofa 50, ikagira metero 150 z'uburebure. Ni nko gufata Kigali City Tower, hejuru kongeraho indi Kigali City Tower, hejuru yaho kongeraho undi muturirwa ufite metero 14 z'uburebure. Ifite amazu yo guturamo cyangwa se appartement 1848, amazu atuyemo abantu 7000. Buri gorofa itandukanijwe n'indi n'ubusitani bunini cyane buri mu kirere mu miturirwa. Aya niyo macumbi ibihugu byose bifite imijyi irimo ubucucike bikeneye. Umuntu utuye muri etaje ya 50 iyo ajyanye abana be ku ishuri, uburyo bw'ubwikorezi bwonyine akenera ni ascenseur cyangwa se bya byuma bitwara abantu mu biturirwa ku muvuduko wa metero 2 na santimetero 80 mu isegonda. Kubera ko uyu mujyi wubatswe ku buryo amazu yo hejuru abantu bayaturamo, ayo hasi akaba arimo nk'amashuri, amasoko, amabanki, ibitaro, nta kintu na kimwe cyatuma usohoka mu nzu utuyemo. Muri Singapore ubushyuhe kenshi buba buri hejuru ya -30 umwaka wose. Ahantu nk'ahangaha kugira ngo wumve ubukonje cyangwa se akayaga bigusaba kuba uri kuri metero nk'ijana hejuru y'ubutaka. Iyi niyo mpamvu hejuru y'amazu hariho imihanda abantu bashobora gutemberamo igihe bashaka kuruhura amaguru, bitabaye ngombwa ko bajya hanze mu mujyi guteza umubyigano w'abantu. Iyi ni nayo yari intego yo kubaka inyubako nk'izi ngizi zihagije kuri byose. Leta yashakaga ko ingano y'abantu bagendagenda mu mijyi igabanuka. Ibyago bya mbere bya Singapore byari bishingiye ku ngano y'imodoka n'ibindi binyabiziga byirirwa bizerera mu mujyi. Ibi byatumye leta ifata ingamba zikomeye. Abantu batunze imodoka muri Singapore bari mu bantu basoreshwa amafaranga menshi kurusha abandi bose bo mu isi, kurusha ahandi hantu hari hose ku isi. Kugenda mu modoka muri Singapore ni igikorwa cy'ubuherwe kubera ko nta nubwo bikenewe. Leta yashyizeho uburyo budatuma abantu bakenera kugenda, ariko n'abagenda hari uburyo bw'ubwikorezi buteye imbere. Imodoka ziri hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 nizo zemerewe kugenda mu mujyi mu kwezi kose. Bafite ibyitwa péage urbain. Péage ni uburyo ubuyobozi bw'imijyi minini bushaka kugabanya igipimo cy'ubwandu bw'umwuka bushyiraho amafaranga wishyura iyo ushaka kujyana imodoka mu mujyi. Péage ni uburyo bwo kwishyuza ibinyabiziga bishaka kwinjira ahantu runaka mu mujyi. Ni nk'uko umujyi wa Kigali washyiraho agace runaka, aho kuhageza imodoka bisaba kwishyura amafaranga runaka. Biba biri mu rwego rwo guca intege abantu bagenda mu modoka. Ni ugushishikariza abatwara ibinyabiziga kubihagarika cyangwa se kubiparika mu nkengero z'umujyi. Muri Singapore bo bafite ibyitwa borne électronique de péage automatique. Ni bimeze nk'ibyapa biba biri hejuru ku mihanda. Bitewe n'ikoranabuhanga rikoranwe n'amamodoka yabo, icyo cyapa ukinyura munsi, imodoka yawe igahita ikwereka ko wishyuye amafaranga runaka, kubera ko aho hantu iyo uhanyuze uba wiyemeje kwishyura.
ingano y'amafaranga bagukuraho igenda ihinduka bitewe n'igice cy'umujyi winjiyemo. Biterwa na none n'ubwoko bw'imodoka ukoresha cyangwa se amasaha winjiriye muri icyo gice cy'umujyi. Hari amasaha bishyuza amafaranga menshi kubera ko ibinyabiziga biba ari byinshi mu mijyi. Ushobora kubyemera bigoranye, ariko umva uyu mubare. Umuntu ukoresha imodoka ye ku giti cye akayigendamo buri munsi muri Singapore bimutwara ibihumbi 45 by'amayero mu mwaka, miliyoni 45 z'amanyarwanda yose yo kwishyura, agendeye mu kwishyura peyaje, parikingi n'ibindi bisabwa ngo umuntu agende mu modoka ye. Umujyi wa Singapore ntabwo washakishije umwanya w'inyongera ngo ubikore wubaka amazu ujya mu kirere gusa. Wanagutse mu bugari. Mu myaka 50 ishize ubunini bw'uyu mujyi bwiyongereho 22%. Ntabwo byumvikana uburyo igihugu gishobora kwiyongera mu bugari kandi ari ikirwa gikikijwe n'amazi. Niba urimo kubikeka ntabwo wibeshya, nibyo. Bagiye bakamya inkombe z'inyanja bakazubakaho, gukamya inyanja bakazihindura imusozi. Singapore ituwe n'abaturage miliyoni 5,612, ariko iyo bubaka ibikorwa remezo bateganyiriza miliyoni 10 z'abantu kandi ntabo bafite. Bitwara nibura imyaka 20 kugira ngo ukamye ubutaka bwahozeho amazi bube bwumutse neza, wubakeho fondation ubundi ushyireho inzu. Uyu munsi nabwo barimo gukamya inkombe z'inyanja y'Abahindi ngo bagure igihugu. Bafite igishushanyo mbonera cy'uyu mujyi kitari igishushanyo cyo ku rupapuro, ahubwo ni imbata y'umujyi yubatse, aho buri nzu, buri muhanda na buri giti yewe gifite umwanya wacyo. Yaba ibihari uyu munsi n'ibyo bateganya kuzubaka mu myaka 5 igiye kuza. Inzu cyangwa se umuhanda yewe n'igiti kiri kuri iyo mbata ushobora kuzajyayo mu myaka 5 igiye kuza ukacyasanga nk'uko kimeze uyu munsi, kandi uyu munsi ntibirakorwa. Ibi bibaho cyane. Benshi mwabonye uburyo ibishushanyo mbonera by'amazu biba bimeze. Inzu itarubakwa ariko bakayigaragaza uko izaba imeze, ibara ry'amarangi izabisize n'ubusitani buzaba buyiri imbere nimara kubakwa. Kandi koko yamara kubakwa ugasanga ibyari biri kuri cya gishushanyo mbonera nibyo bihari neza neza. Ikiba kidahari ni ibishushanyo by'imodoka n'abantu bigaragara ku bishushanyo mbonera. Nyuma yo kwigarurira ikirere aho bubaka bajya hejuru ku buryo hari abantu batuye muri metero 200 hejuru y'ubutaka, na nyuma yo gukamya inyanja bakubaka amazu ahahoze hatuye amafi n'izindi nyamaswa zo mu mazi, Singapore noneho yayobotse munsi y'ubutaka. Uyu munsi hari abantu benshi muri Singapore bakorera muri metero 200 munsi y'ubutaka. Nibyo, niba warabonye ibyitwa cave cyangwa se amazu abari munsi y'ubutaka, ugomba kuba utarabona izo muri Singapore. Kuva mu 2001 nibwo aba engineer muri Singapore batangiye umushinga wo kubaka ububiko bw'ibicanwa nka peterole munsi y'ubutaka muri metero 200. Metero 200 munsi y'ubutaka ni nk'uko wafata Kigali City Tower 3 ukazigerekeranya ukazishyira munsi y'ubutaka imwe hejuru y'indi. Imwe igiye ifite metero 71 z'uburebure nk'uko n'ubundi Kigali City Tower ifite uburebure bungana gutya, none ukazishyira munsi y'ubutaka. Hejuru ku butaka hagahinguka nk'igorofa rya nyuma n'agasongero byonyine. Izi cave cyangwa se izi nzu zo mu kuzimu banazishyizemo nk'ibigo bitunganya amashanyarazi cyangwa se inganda zitunganya amazi yakoreshejwe, cyangwa se nanone ibigega by'amazi. Ibikorwa birenga 11 byo mu nganda muri Singapore barabihambye bikorerwa mu kuzimu kwa metero 200 munsi y'ubutaka. Ntabwo ibingibi byari bihagije kubera ko nka kaminuza ya Nanyang Technological University bubatse campus yakira abanyeshuri 5,000 munsi y'ubutaka muri metero 50. Singapore irashaka kugera kure cyane. Tekereza igihe ku isi hazaba hatari umwanya uhagije bikaba ngombwa ko abantu benshi bimukira munsi y'ubutaka. Hano ku isi urumuri kamere rutangwa n'izuba rutubeshaho. Ngiyi impamvu ibigo by'ubushakashatsi muri iki gihugu byakoze ubushakashatsi buhagije ku mikorere y'ubwonko bwacu igihe bwabaho butabona urumuri rw'izuba, ahubwo bubona urumuri twikoreye gusa. Ubushakashatsi bakoze bukerekana ko nta kibazo cy'imitekerereze cyangwa se cy'amarangamutima umuntu uba hatari urumuri rw'izuba agira. Ni nabwo bugenderwaho hubakwa imijyi yo munsi y'ubutaka mu bihugu nka Argentine, ahari imijyi myinshi munsi y'ubutaka.
aho abantu birirwa hano ku isi mu bikorwa bitandukanye, ariko munsi yabo hari abandi bantu baryamye cyangwa se barimo gucuruza. Impamvu Singapore bayita ville laboratoire cyangwa se umujyi w'ubushakashatsi ni uko ari igihugu buri munsi gikora ubushakashatsi mu nzego zose. Ubushakashatsi twese bushobora kuzatureba mu gihe kizaza kitari kure. Igihe kizaza cya Singapore cyo buri munsi gitegurirwa mu mashuri yabo. Uburezi muri iki gihugu nibwo leta ibanza gushyiramo ingengo y'imari kandi ihagije, ibindi bigakurikiraho. Uburezi bwo muri Singapore bufatwa nk'uburezi bwa mbere ku isi. Ni The Economist yabyanditse mu mwaka ushize. Mu masomo yo gusoma, imibare ndetse no muri siyanse, abana bo muri Singapore barusha abagenzi babo bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho imyaka 3. Ni ukuvuga ko kugira ngo abana b'Abanyamerika bagere ku rwego abo muri Singapore bariho muri aya masomo nari maze kuvuga, byasaba ko abo muri Singapore bahagarika amasomo yabo mu gihe cy'imyaka 3, abo muri Amerika bo bakamara iyo myaka 3 biga badahagarara. Nibura nibwo bagera ku rwego Abanyasingapore bariho. Abanyasingapore ntabwo biteguye gusubira inyuma imbere y'ikiguzi icyo ari cyo cyose mu kugira uburezi bufite ireme. Mu mpera z'icyumweru ababyeyi bafata abana babo bari hagati y'amezi 6 n'imyaka 6 bakabajyana mu byitwa programme de stimulation et enrichissement du cerveau. Abana b'amezi 7 batangira kubakoresha imyitozo y'iminota iri hagati y'2 n'3. Babigisha kureba ibishushanyo bakamenya ibyo ari byo. Bakabigisha kuvuga amagambo amwe n'amwe ariko banabereka ibishushanyo byayo aho kubareka ngo isi ubwayo izabigishirize. Batekereza ko ubwonko bw'umwana bukora nka eponge, bukurura byinshi iyo bukiri buto. Abarimu bo muri Singapore bari mu bahembwa amafaranga menshi ku isi. Umwarimu wo muri segonderi cyangwa mu ishuri ryisumbuye muri iki gihugu ahembwa amadolari ya Singapore 56,818 mu mwaka. Idolari rimwe muri Singapore ni amanyarwanda 670. Ubwo mu mwaka umwarimu wo mu mashuri yisumbuye muri iki gihugu akorera miliyoni 37,666 n'amafaranga 136 y'amanyarwanda. Ubwo buri kwezi ahembwa nibura miliyoni 3 z'amanyarwanda. Buri gihe bahabwa uduhimbaza musiki ngo bagume mu mwuga. Urundi rwego leta y'iki gihugu ishyiramo ingufu ni umutuzo n'umutekano. Singapore ni kimwe mu bihugu birimo umutekano w'abaturage ku isi. Kugenda mu ijoro muri iki gihugu nta kibazo, ndetse mu 2017 nicyo gihugu cyabaye icya mbere ku isi aho abantu bumvaga batekanye igihe barimo gutembera mu ijoro bonyine. Muri iki gihugu hari ibyitwa community policing, aho abaturage bafatanya n'abapolisi gucunga umutekano mu ijoro. Abakorerabushake b'abaturage babyifuza bararana amarondo n'abapolisi. Igihugu cyuzuye amakamera aho bigoye gukora icyaha ngo ugende udahanwe. Abagaragaye ku mashusho bakoze ibyaha, amafoto yabo akwizwa hose kuri internet. Abantu bagahamagarirwa gutanga ubuhamya n'amakuru. Hejuru ya 40% by'abantu bahanwa muri iki gihugu baba bafashwe ku bufatanye n'abaturage. Muri iki gihugu ushobora kwishyura 700,000 by'amanyarwanda kubera ko utubahirije icyapa kibuza abantu kunywera itabi ahantu runaka cyangwa se kubera ko waciriye hatemewe. Kwanduza ibikorwa remezo rusange byo bihanishwa igihano gikomeye. Bashobora kuguhanisha gufungwa amezi 9 no kugukubita inkoni 3. Nibyo bashobora kugufunga bakagukatira n'umubare w'inkoni zizaherekeza icyo gifungo. Inkoni zishobora kuva kuri 3 zikagera ku 100, kandi ibyo ngibyo umucamanza akaba ari ubigena. Nicyo gihugu mu karere giherereyemo cyabashije kurandura malaria burundu. Ni igihugu gishaka abaturage bafite ubuzima buzira umuze, ariko bakaba abaturage babyara. Igipimo cy'uburumbuke muri iki gihugu kiri mu byo hasi biri ku isi. Leta isaba abantu kubyara. Inafasha abaseribateri cyangwa se ingaragu kubona abagore cyangwa se abagabo beza. Leta ishyira amafaranga mu bigo mbonezamubano, kandi leta ishyira ku mbuga zayo za internet ahari ibitaramo bihuriramo abasore n'inkumi. Ni nko kubabwira bati nyamuna nimujye muri iki gitaramo mushobora kubona y'abagabo cyangwa se abagore. Hari ibice bimwe na bimwe bya Singapore badashobora kukwemerera kuguramo inzu niyo watanga amafaranga angana iki, igihe utashatse cyangwa se ngo ube ufite uwo mubana mushobora no kubyarana. Ibi birasa n'ibyumvikana kubera ko iki ni igihugu gifite ubuso bw'ibirometero kari 721,
n'abaturage miliyoni 5, buri wese akaba yinjiza ibihumbi 57,711 by'amadolari y'Amerika buri mwaka, miliyoni hafi 56 z'amanyarwanda. Ku mafaranga buri munyasingapore yinjiza hakurwamo 20% ashyirwa mu kigega kimwe kimeze nk'agaciro. Aya mafaranga akazagurizwa abashaka kugura amazu, ayandi agashyirwa mu buvuzi kuri bose no mu burezi no mu kwita ku bageze mu zabukuru. Mu maso yabo mu burengerazuba bw'isi bamwe na bamwe, uburyo bukoreshwa mu gutuma Singapore iba kimwe mu bihugu byiza ku isi byo guturamo ntabwo ari bwo, kubera ko batekereza ko Singapore itubahiriza demokarasi ya nyayo. Gusa ibi ntabwo bibuza amamiliyoni y'abanyasingapore kwishimira ubuzima babayemo. Naha dusoreje ikiganiro wari uzi ko cyo kuri uyu munsi. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.